duhura bwa mbere twahujwe n'ubucuruzi. Umusingi wo kumenyana kwanjye na Sabe ni ubucuruzi. Icyo mwicare rwose mucyakire n'imitima yanyu. Ku Isimbi TV ni ahantu nakoreye ibiganiro byinshi. Inyungu ya mbere bwari ugucuruza, inyungu ya kabiri kwari ugufata ibiri muri jye nkabimurika nkabyereka isi. N'urupfu rwa Rusagara se none se Mutesi yavuze ko ari ubucuruzi. iri ngiri uzagaragurikana naryo umva ko wigenje cyakora bino bibaraga mukorera ashaka kukwica no kugusenyera cyangwa ubwo wabona waramaze no kurusenya nkuko binugwanugwa biravugwa kandi ko ijwi ryawe urimo kwikunguta nishuka ko bihari ko naho byagiye ubu urumva bitakivugwa rero ukagira ngo byaracecetse. Yanyandikiye na message agiye kujya Bugande ansaba imbabazi. Nibwo byarushaho kuba bibi. Abantu bakibaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere bibaza ni kivuga ngo by'imbabazi byanyu niba ari agatwiko by'urwiyerezo. Urumva mu kigali no kabiri urabisubiriza rero. Uyu munsi ndakubaza nk'umunyamakuru. Gira vuba. Ndikwihuta ko mukanya ndagaburira abageni nanone. Kuki bagiye gukora ikiganiro uzi neza yuko udafite umwanya wo kugikora? N'ubundi niyo gahunda mfite niyo gahunda ndimo no kumusaba imbabazi. Yaravuze kuri Nkunda Gospel ngo barakuze ngo baramuzengereje. Hano hantu harimo ikintu muduhishe. Abantu bose bakomeza kugenda bibaza iriya sake yari ya rubanza ki, iriya sake yaje kuvamo yuko Mama Charlene ko nawe ijwi rye ryumvikanyemo ko yicecekeye teshiki agaciro kandi wari ufite agaciro. Erega kenshi burange simbifata yuko aya makuru tuba tugenda duhabwa ntabwo mbifata yuko abadafitanye isano n'ukuri kuko abantu bazi ubuhamya bw'uwo muntu. Ahubwo umvise aya makuru tuba tugenda duhabwa ntabwo aba ari kure y'ubuhamya bw'uwo muntu. Iki se wayitega urayitega ugira ngo gusenya byashoka ko nundi byigeze kumba. Hari kidasanzwe se? Oya gusenya nago vuba ko nta gidasanzwe. Niba byarambayeho n'ubu byambaho. Bose utangiye ngo yasubizanyije ubwenge umuntu asubiza ngo gusenya se ikibazo ubwo n'ubwenge cyangwa n'ubupfapfa. Kaburatinzwe ratope biragaragara ko ashobora kuba yarapanze planka. Turabasuhuje. Nizere ko mumeze neza hirya no hino aho muherereye. Chano yitwa Abagwiza TV, nyange nitwa Mugwiza. Abagwiza mwese nizere ko mumeze neza. Aha, Uwiteka Imana ishobora byose apfumbatura igipfunsi cyagahaza kwifuza kw'ibiriho byose. Twese turimo tumushimiye yuko komeje kugenda dufasha kugwiza ibyiza byose dukeneye kugira ngo tubeho neza. Mukomeje kugwiza ubwenge, mugwiza amahoro n'urukundo, mugwiza igikundiro n'ubuzima bwiza n'ubunyangamugayo. Uwiteka abishimirwe. Data wa twese uhoraho, mubyeyi mwiza udukunda, turakwishimiye, tugushimiye yuko ukomeje kutwitaho, ugakomeza kugenda usubiza ibibazo byacu uko bwije n'uko bukeye. Tugiye gukora ikiganiro rero Nyagasani, ukituyoborere udufashe tukivugiremo amagambo yubaka gusa ntitukivugiremo amagambo asenya. Uri Imana ishobora byose, uri Imana itegeka bikaba, uravuga bigakomera, nta wakwiringiye wikoreye amaboko. Iyo dusaba rero Nyagasani, iyo dushima, iyo dusenga twicuza cyangwa se dusaba imbabazi abo twakoshereje, tubikora twiringiye imbaraga zihambaye z'ijuru ndetse n'imbaraga zihambaye z'ijambo ryaremye byose. Amen. Hotep. Namaste. Om Shanti. Shalom. Nizere ko ibintu byose ari uburyohe uhereye hano mu gihugu gakomeza mu bindi bihugu byose. Uyu munsi rero tugiye kugira ikiganiro kitiku. Uyu munsi ni itiku. Maze kubabona mwebwe namaze kubona urwego rwanyu mwararunyeretse. Muraza mukabwira ngo itiku ndireke. Nabaho ikiganiro kijyanye n'ibya spiritualite mukakireba muri abantu 500 gusa. Navuga itiku ubwo noneho mukaza muri 2,000.
mva ubwo tuzajya dukora reka tubyemeranye gutya tuzajya dukora itiku kwaryo n'ikiganiro cya spirituality ukwacyo babandi mudakunda itiku muze kureba spirituality ukwayo ariko nta kubivangira mu kiganiro tiku noneho mwabonye yuko ibyo nababwiye byari ukuri ko bari abantu bari ku isiri nta bandi ndi kuvuga babandi bazanye badarapye amajwi y'abantu barimo gukora ibintu mu gikoni barimo gukora ibintu ubundi byakabaye bibera mu cyumba babishyira kuri kamera mwabonye ko wari umugambi wacuzwe nk'uko nabibabwiraga ndaje mbereke fact y'ukuntu umugambi bawucuze n'ukuntu uwo mugambi intego wari ufite yagezweho none uyu munsi bakaba baje kutubwira yuko ngo barimo gusabana imbabazi mwabamenya bari niyo nta kurirwa mbavuga amazina kuko nababwiye ngo ni itiku noneho itiku original nibyo mukunda tubaha ibyo mukunda abatabikunda nabo tubahe ibyabo mu kindi kiganiro kwacyo now misiyo ya Mutesi misiyo ya Ezekiel misiyo y'abiswe ba docteur niba ari ba docteur byanyabyo cyane niba ari ba docteur batari ba docteur byanyabyo mwabonye ko igeze ku musozo none bakaba bagarutse kubeshya ngo barasabana imbabazi kugira ngo nkwereke yuko bano bantu bari bafite gahunda n'ubundi kuva na mbere sibyo nuko twagiye tukumva umuntu atangiye kugenda arekura imizigo za space ni space cyangwa ni TikTok live za live zirakorwa nababwira ngo abantu bakunda kuvuga abantu bakunda kwamamara iyo tutabavuze barababara nababwira ntimureke kudutuka muduhora abantu tuvuga kuko bivuze mukaza kuntuka genda jya ngo manze nihanangirize umuntu uri buze kuza muri kino kiganiro uje kwandika comment yo kumbuza kuvuga ndibuyisibe comment yawe mbaye mbiguteguje ndibuyisibe niba ngombwa nku bloke no ku rubuga kuko nabyo birahari option irahari hari option yo kuba wa bloka message ukayisiba hari no kuba nakubuza kongera kuza ku rubuga rwanjye kuko n'uburenganzira bwanjye Abagwiza TV ninjye wayishingiye ni yanjye nagari yawe nawe uzashinga yawe uzajya uvugiraho ibyo ukunda nawe iyo ibyo nzayamvugiraho mbivugiraho ku bushake bwanjye no ku burenganzira bifitiye n'ijambo twahawe n'imbuga nkoranyambaga mwebwe mwari mwaragiye mujya mu nsengero mukajya kusenyera yabo musenye ko mubishaka mukajya kubakira yabo mwubaka uko mubishaka mukumva mufite ijambo riri absolu uyu munsi muravuga tukabajambura natwe mujye mutujambura niba mubona byashoboka now Ezekiel ndagira ngo nkubaze ngewe umuntu witwa Ezekiel nshaka kubaza ko wateye hejuru ukavuga ngo ugiye gusaba Pastor Mutesi imbabazi ukabuza uburyo waje hano ugashumika imboga nkoranyambaga ariko amajwi y'inyuma mu gikaro ukajya wigamba ukuntu ngo izo mbuga ngo wazishumitse ngo ubeshya ko ari bakana kandi atari bo ukongera ukagaruka ikivuguruza ngo burya ngo ya majwi ngo nayakoze ngo ndimo kuvugana n'abantu ngo bashaka yuko ngo nyakora yewe mbega amashuma we muri amashuma mufite uburyarya mufite ubusagwe nk'ubw'inzoka mufite n'ubugome ibyo nibyo bintu murimo kugenda mubiba kuri zino mbuga kandi mwiyita abakozi b'Imana ibyo bintu ni ibiki mu by'ukuri Ezekiel rero nkubaze kuzana ari amajwi kuri kino kibuga wari ugamije iki kuko niba nakumvise urimo kuvuga ngo urasaba Pastor Mutesi imbabazi nako urasaba Mutesi yeme imbabazi ko nge singishaka no kubita wa pasteur sibyo ko nyine ari mpamvu yo kubakuraho ayo matitire yanyu mwarayabonye munyuze ingarama mwarayabonye munyuze mu kwiga mwarayabonye munyuze mu gutanga ruswa mwarayabonye mu buryo bwa nyabwo ariko nyuma mukaza kugwa na matitire yanyu nyine kuko mugomba kuyatukisha kugeza igihe umuntu azajya avuga ko ari pasteur bakamuvuza amahiri bakamuvuza imihini bakamwirukankana nta n'impamvu yo kuyabakuraho mukomeze muyangize cyane mukomeze muyanduze cyane kuko niba mara gusobanuka neza ko burya yari scam
abantu ntago bazongera kujya bagwa mu mitego yanyu fine reka nze manze nkumvisha ahantu avuga ngo ajya kuva i Kigali n'ubundi ngo yari yamusabye imbabazi uyu nguyu Mutesi ngo ingeze kera ajya kuzamuka ngo ajya kujya Kenzi ndacyafite iminsi ngo ajya kuzamuka n'ubundi ngo bari bamaze kuvugana bivuze ngo mufite ikiganiro mwagiranye twebwe tutazi mwarangiye tukege mukaza kutujagaraza hano ku mbuga nkoranyambaga ikiganiro cyanyu mwagiranye inbox ntawe ukizi Ezekiel ajya kuzamuka ajya kujya Bugande yazamutse yamaze gusaba Pastor Mutesi imbabazi kanumve ko arakangaka bazi wa gusaba imbabazi murasaba abantu ranazibaha rwose na nyuma yaho rwansabye izindi nyuma yaho uyu wavuze we yaranagarutse asaba izindi none yanyandikiye na message agiye kujya Bugande ansaba imbabazi nibwo byarushijeho kuba bibi abantu bakibaza ibibazo bibiri ikibazo cya mbere bibaza ni kivuga ngo by'imbabazi byanyu niba ari agatwiko aha umva ikibazo no munyamakuru abajije agashaka kumuca mu ijambo ese niba ari agatwiko twababwiye kangahe ko ibi bintu byabo aba ari agatwiko mukaza kudutuka jewe unarakaye kandi ndakara mu mbabarire na Yezu yararakaye amena meza mu rusengero basengeragamo bari bakarutambiramo ibitambo bakarucururizamo bakazana kuruvunjiramo twabibonye mu gafilime nyine arazira mukobwa ariko shara afite imbaraga ngo yabaga amaze iminsi 40 gahita afata meza akubika gahita afata ibintu by'ibisanduku bafungiranyemo intama agahita kubita intama zikirukanka inuma zikaguruka yabaga afite imbaraga zitari imbaraga z'abantu zitava ku mitsima n'amazi na divayi zitava ku mafi n'imigati yabaga afite imbaraga zitava mu migati umunsi mwahuye n'umuntu uvugisha ukuri ufite imbaraga zitava mu migati azajya bakurugutura kandi mumenye mwumve neza icyo bisobanuye ibintu murimo mwe muraza kujagaraza abantu ubu si ikiganiro ejo bundi wakoze cy'amasaha 2:18 mu by'ukuri biriya bintu byose wavuze ndaje ngene nzesengura kimwe nkubita ubujunde hasi ahanga ko hari ku itariki 27 z'ukwa karindwi uyu mwaka abwira uwitwa Nkunda Gospel ngo baranzengereje titire umva ukuntu ivuga ngo barashaka kunyica ngo no kunsenyera ashaka kukwica no kugusenyera cyangwa ubwo wabona waramaze no kurusenya nkuko binugwanugwa biravugwa ntabwo nge ndabirokariza neza abandi bagahitaza muri commentaire kugirira Mutesi cyari ngo kukarara neza ngo karara wihinnye ako we mwebwe mwabababwiye yuko buriya ihuza bitsina sibyo ari ikintu yo imyaka cyane imyaka tugezemo ari ikintu umuntu atekereza kumva yataye umutwe kitaboneka bikaba intambara cyangwa ahubwo benshi barimo bararikoresha mu rwego noneho rwo kugira ngo bagumye bamanura abantu mu kuzimu uratinyuka ukaza ukavuga ngo urugo rusenyutse nta kibazo warafashe umuntu ubwo rugo yasenye ukamwemeza n'imbere y'amategeko ukarahira ukavuga ngo nzagukunda mu byiza no mu bibi tuzatandukanywa n'urupfu ukavuga ngo urugo rwasenyuka ngo nta kibazo ngo n'izindi zarasenyutse uri pasiteri uretse nzi karagatwiko icyo ni icyambere n'umunyamakuru arabivuga ari ukuntu bamubaza ikibazo agahita yitanguranwa ashaka gusubiza uretse wumve ukuntu abasubiza no kwa Godfather yarabikoze agahita atanguranwa agahita atangira aho bagurika kugira ngo ajijishe umunyamakuru ariko aba bantu wumve mu makuru yandi mfite mu yindi telefone hano sibyo bari babanje kukwiga neza imbaraga zawe ingusho yawe azahantiri niyo mpamvu bakuzanira envelope kanze mbikumvishe neza none ukuntu bamubaza niba abajya kumusaba imbabazi ko ari agatwiko cyangwa niba bari iki umva ukuntu yitangurana
uretse nsubira inyuma gato. Nk'uyu wavuze we yaranagarutse asaba izindi none yanyandikiye na message agiye kujya i Bugande. turashaka iyo message Ezekiel yakwandikiye agiye kujya i Bugande. Turashaka noneho iyi chat yose. Nimutabona ibi bintu barabipanze kugira ngo bakore umugambi ndi babwire ku musozo w'iki kiganiro mu ngaye. Kandi umugambi bawugezeho, icyo bashakaga bakigezeho. Uretse wumve. nibwo byarushijeho kuba bibi. Abantu bakibaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere bibaza ni kivuga ngo by'imbabazi byanyu niba ari agatwiko by'urwiyerezo. Urumva mu kiganiro no kabiri babisubiriza rero. Uyu munsi ndakubaza nk'umunyamakuru. gira vuba. Kwihuta ko mu kanya ndagaburira abageni nanone. Kuki bagiye gukora ikiganiro uzi neza yuko udafite umwanya wo kugikora? Urirukansa umunyamakuru umujyana umubwira ngo urongera kugaburira abageni nanone. Ese kuri kugaburira abageni kufite ako kazi washikamye ugakora kuri ako kazi, sibyo? Ikindi cya kabiri ukaba uvuga mu kiganiro watanze ejo bundi uvuga uti dufite ubwishingizi bwa MMI. Ibi nabyo bizasobanuka kuko twe tuzi yuko ajya MMI ivura n'abademobe. Ibyo ngibyo ntabwo nabyivangamo cyane, ariko gusa waje kutwishongoraho bagahita bavuga ngo tukugirira ishyari. Nta kibazo, muzajye mubyita ishyari, ariko twebwe icyo tuba tugamije turanga abantu baza gutambika ibirenge mu nzira y'Imana, abantu baza kwitwaza izina ry'Imana bakaririsha, abantu baza no kwitwaza imibabaro y'abandi ngo baje kusabira abandi, ariko agahita acomekamo kuko bamusabye miliyoni irenga ngo y'amafaranga ngo akeneye ngo kwishyurira abana. Ako ngako nako kari muri content yo kugira ngo usabire abanyeshuri bagiye gutangira amashuri, cyangwa no kugira ngo nyine ugumye ugaragaze ya orgueil yawe yo kwishyira hejuru. Ngo gira vuba mwese kugaburira abo bana nako kugaburira abo bageni, biza guhurira hehe nuko wumva byanze bikunze ugomba kuza kuri YouTube, kandi amakuru hari akabavuga yuko umuryango washatsemo batagushaka kuri YouTube. Ku rundi ruhande ayo ngayo nayakuye kuri Pastor Claude. Ku rundi ruhande nkavuga ngo ese Pastor Claude ushyigikiye ko Pastor Mutesi bamukura kuri YouTube kubera iki? We wakungukira hese bamukuye kuri YouTube? Amaze kuvuga ko abagiye kugaburira abageni. Niba rero ahubwo uzadusobanurire niba kutaza kuri social media bigabanya ibiraka byo kugaburira abageni. Kuko nanjye hano iyo ntaravuga kuri YouTube mbura abakiriya b'icyayi, bitubwire gutyo. Ariko nuna bitubwira ugerageze kudushakira content kandi urayifite mute. Nukuri kandi ngenda gukunda, ntabwo nifuza yuko uzajya uhora buri gihe uba dende de farce y'aba bantu ba social media batangiye kwigamba yuko uhemberwa ku cyiciro cya Google. Kumbe ari akagambane. Wagiye yuza ukaduha ya magambo yururutse imitima nk'uko wajya gubikora ibintu by'itiku ukabyihorera. Abashaka kugukura kuri social media bazigukuraho kubera ko ugeraho ukirasa mu birenge. Niko nkeka, ntabwo mbizi. Uramutuje ukavuga ya magambo yururutse imitima kurigira neza, ntabwo amadolari yaza. Ikiraka cyo gutekera ubukwe niba cya muri weekend iminsi ne isigaye y'icyumweru ugiyemo ntabwo watanga amagambo yururutse imitima hanyuma amafaranga akabonekera hombi. Waretse gutandukira umuhamagaro wawe niba koko ari umuhamagaro wawe nk'uko wagiye ubitwemeza kenshi. Itiku nanjye narizamuye, itiku narizanye. Ndashaka kubaza Pastor Mutesi, iyo uza ku mbuga nkoranyambaga ukaza kuvuga ko nta mafaranga ufite yo kugaburira yo gufasha abana ngo bajye mu mashuri, ariko ibyo bihurira hehe no kuba ugomba kubanza kurata yuko uba mu kizu kitabashwa? Ibyo bihurira hehe? Nuko yaka imbuga nkoranyambaga mwazarimanse mukazemeza yuko umuntu kugira ngo azigereho ijambo agomba kuba afite ukuntu yabanje kwigaragaza nk'umuntu w'umukire, abadafite ubukire ntibazavuge. Ntabwo ari amashyari, ahubwo ijambo ry'Imana murimo murarivangira cyane. Icyo mwita ijambo ry'Imana, icyo mwiyita ngo mwaje muri abakozi bayo, ntabwo nzi niba gukorera Imana bisobanuye kuzanaho amajwi y'urukozasoni. Kandi mute
utatubeshye ariya majwi uzi neza inkomoko yayo, niba wowe atari wowe wayakoze, niba atari igikorwa cyawe nyirizina, kuko uravuga ngo ijwi narifashe kuri Nkunda Gospel ngo polisi ngo yakweretse ukuntu ngo babikora ngo muri AI. Igihe cyose uzi ukatubwira uti nje muri gahunda yuko nje kuvugira abana ngo bafite ibibazo ngo ibiki ngo n'ibiki, warangiza ugahita wavansa yuko hari n'umwana wamaze iminsi urwaje yari amafaranga baguciye, ukongera ukavansa yuko sinzi ibiki, donc ukavanga ibintu. Biragaragara rero yuko n'ubundi ni ya gahunda y'ubucuruzi nk'uko wabyivugiye wivuyemo ukabivuga, ni ya gahunda y'ubucuruzi, ya yindi yakujyanye ahantu ukagenda ukavuga yuko wapfushije ariko byari gahunda y'ubucuruzi. Urumva? Ya yindi yakujyanye ahantu ukajya kuvuga yuko bazagukuramo amatirisi, ko bashatse kugukuramo amatirisi cyangwa ko bayikwemo cyangwa ko sinzi ibintu ko wagize ibibyimba muri matirisi, ibintu nk'ibyo. Donc ni ikintu uhora ushaka kumvikanisha yuko hari abantu runaka, kandi ukavuga utari abantu banjye b'inshuti zanjye badashobora kumvaho niyo nakora iki, niyo bamfata nica umuntu ntago bashaka kumvaho. Abo barahari tujya tubumva babavugizi banatukana, abana bakaza bakisiga amarangi bakavuga bati nubwo mwagira gute ntago tuzamuvaho. Abo bantu ukaza kuba konvenka yuko umaze iminsi urwaje umwana kandi ko uri mu bwishingizi bwa MMI, hanyuma ko ushaka na miliyoni zingahe, hanyuma ko hari n'abana bashaka kwiga. Niba ushaka kubafasha wafasha iriya kamyo iri mu muhanda yigisha ngo abashaka kwiga gutwara ikamyo bigira ku ikamyo ya Mutesi. Hari ikamyo afite nyine ngo abantu bigiraho. Iyo kamyo kwihari nta mafaranga avaho ku buryo wafasha abo bana, ahubwo wenda ukagaragazanya umuti hari ibitagenze neza mushobora kunyunganira muri ubu buryo. Ese ubundi umuntu ushaka gufasha ni ngo simbizi, ntabwo nzi ukuntu ibintu bimeze, nta nubwo nzi umuvuna aba bantu baca ku buryo bahobagiza abantu, umuntu agasuka amafaranga mu gihe gufasha umuntu, kandi ni projet ihari irisetinze ngo ni babyita ngo ni foundation ihari isetinze n'amazina n'ibyemezo n'ibiki, kandi noneho iyo ugerageje kubigishwa babwira uti hari umuntu ukeneye ubufasha gutya na gutya, ntabwo bamuha kubwira umuntu ushaka ko uvuze uti uyu muntu arababaye kandi ndaguha nimero ye mwihure, nta kintu amuha keretse niba bayabaha bakabimpisha. Hari nk'uwanyandikiye nka kangahe anyampamagara ambaza amakuru y'uwo mukobwa wa wundi waje anahetse umwana, niba yaragize icyo amuha simbizi, nta nubwo nkeneye kubimenya. Ariko noneho birashoboka ko muri ibintu bijyanye no gufasha harimo akakino tutazi, ku buryo n'abafasha adapfa gutanga bitanyuze ku cyamamare, simbizi. Ntago wabasha gufasha umuntu ubabaye ngo umuhe icyo akeneye cyo kurya, cyangwa niba ari n'iryo shuri n'iki, ntago wabasha kumufasha bitanyuze ku cyamamare. Ako ngako muzakadusobanurira. Reka twigarukire kuri Mutesi araza akavuga ati aba bantu baranzengereza rwose, bagafata ikintu bakagaragaza yuko ngo icyo kintu, bagafata amajwi ngo bagashyiraho igitsina cyangwa se umuntu wambaye ubusa, ngo bagashyiraho n'ifoto yanjye, ngo bagashyiraho na gafresh, naga amajwi yose ariko nayakinahana, ariko amwe nafasha. Barangiza umaze kubivuga gutyo hakaza andi makuru yuko ishuka y'umweru, ko njye izo video zose na zimwe nabonye na bya bijwi burya barabikinaga bageze hagati ngapfuka mu matwi nkitinyira pe, kuko ntago nkunda, simbizi. Hari n'ibintu ushaka kumva kuri bikaba byakuvana mu mitekerereze imwe bikakujyana mu yindi. Uhitamo rero ukumva context, ukumva aho bigana, ariko kwicara ukabitega amatwi yarya byari iminota ingahe yose ukagenda ukayitega amatwi, ntago nigeze mbikora. Ariko hari amakuru azacaracara no ku mbuga nkoranyambaga, kandi azagera hazi yuko wapostinze ifoto wicaye ku gitanda, ishuka igaragara aho ngaho washashe, ari nayo shuka yagaragaye muri ayo majwi, muri ayo mashusho
nubwo amajwi ariyo yaje hanze gusa amashusho bakaba bakikubikiye ibanga. Ariko ku rundi ruhande ngiye nk'umuntu noneho ubibonamo yuko ari komplo yanyu, nkaba mbona ahubwo ari amajwi n'ariya mashusho nubwo kuntu uvuga ngo bakubwiye yuko ngo bikorwa mu ikoranabuhanga. Cyo nicyo kirashoboka, ariko ntabwo ibintu byose ari AI. Birashoboka ko ari amajwi mu kuyakora n'ayo mashusho bakabihuza n'ishuka iri wawe ubifitemo gahunda kubera umugambi mwari mufite. Ndaza kuvugaho nyuma. Mwari mufite umugambi hariya, kandi amaherezo n'uwendeye nyina munsi y'inyenga zashira zamenyekana. Kwihuta ko mu kanya ndagaburira abagerera none ego aka kanya bagarutse gusaba izindi mbabazi wazitanga. Shado ngo umubyeyi sindi n'umuntu mubi nirazibaha ariko nibasigaho pe. Nese ndavuga gutya atari kunda rega n'abakunda ntabwo nababara ukweza n'ukunda bo ndakunda n'abanyarwanda bagenzi banjye n'abakuzi Imana bagenzi banjye ariko nibaza ibintu barimo bari kugana mu myobo kubiri kuganisha ubuzima. Impamvu wemezaga ko waziba hano uko mufite muri gahunda zimwe kuvuga ngo urababarira ngo inshuro magana ariko bikagaragara ko hari ukuntu mushobora kuba mufifitanyemo komplo. Ndaza kuyigaragaza kandi muraza kubona ariyo bantu bankurikiye. Reka twumve n'ahangaha ukuntu yarimo kubivugaho. ngo urumva ngo bikajya gutangira ngo ijwi risaraye byagera hagati ngo bakumva sigiye urumva n'umuntu we bambwiye atari ko urumva nari postinze kuri stati ndi kuvuga ibyo wavuze yuko atari wowe. Umuntu arambwira ati kurikira ati wumve ya magambo ajya akoresha ati none se ayo magambo ajya akoresha abwiriza yajya kuyakoresha muri kiriya gikorwa. Oya kuri polisi ubwo banyeretse ibintu ndetse n'inabizi sinzi naho isigeze ngo ari artificial intelligence. Ntago uzayisigeze ariko ntago uzayisigeze. Utazawisigeze si ubwo ngubwo wakwitega kamera gutya inshuro zingahe utazawisigeze. Tu es très innocente, hein? Wow. Mbona ibyo bakora bati ijwi ryawe kuba rizwi ukunda abantu bose barizi kurifata bakarikoresha muri ngibi ni ikintu cyoroshye cyane. Ariko se kurifata bakarikoresha muri ibyo ngibyo hanyuma hakaboneka n'ishuka isa n'iyusasa. Harya kubera ko caguwa zaciwe ubwo abantu basigaye bakoresha amashuka ya magaze gusa akenshi na kenshi noneho bikarangira biri gusa. Ishuka y'umuntu wari uri kwikinisha ahantu arimo kubwira umugabo ati iki ni cyawe sheri wanje, sinzi icyo yavugaga icyari kibanza ari igitunga cyangwa ari iki ni iki burara arimo kuvugara igitabo. Iki gitabo ni icyawe sheri. Ako gashuka n'utwo tubara turimo mu ishuka ry'umweru kakanagaragara wakifotorejeho ugashyira kuri stati. Shaurira utwitsi madamu. murifuza iki murashaka iki bizageza he ko mwica imitima y'abanyarwanda muri kwica wa Mutesi ko mubabaza abanyarwanda muraza Pastor Mutesi ko muhemukiye sosiyete nyarwanda ngo Mutesi muri guhemukira ibi bintu ni ibiki ese tubareberere tubakomera amashyi uretse wumve noneho kandi hano hantu araza ni ukuvuga ngo ubundi uyu mugore akunda fame kuri rwa rwego wagira ngo barayimurozi iyo atari kuvugwa yumva nta mahoro twari babwiye mwanga kubyumva iyo atarimo kuvugwa ararwara araremba akabura amahoro kandi birashoboka ko iyo atarimo kuvuga wenda adacuruza ibindi asanzwe acuruza kuko nyine iyo arimo kuvugwa nibwo babakiriya be bamwibuka yenge ku ruhande rumwe ndamwumva na ba Diamond igiye umuvuno barawuca nuvuge ngo ntago bitaye kuvuga ngo uramuvuga neza cyangwa uramuvuga nabi icyangombwa avugwe akre hit urumva noneho gute none agaruka kuza kuvuga yuko barimo kwica amarangamutima y'abanyarwanda ntabwo twabareberera Ezekiel ajya kugenda yagusabye imbabazi turashaka ikiganiro mwagiranye wabyivugiye ko bayagusabye imbabazi ariko noneho reka tuze hejuru niki wamubwira icya mbere n'ubundi niyo gahunda mfite niyo gahunda ndimo no kumusaba imbabazi. Aha ni muri cya kiganiro yagiranye n'Urugendo TV cy'amasaha 2:18 aho bigera hagati bagahamagara Ezekiel akavuga ko ngo ariyo gahunda afite. Ezekiel
gahunda ufite niyo gusaba Pastor Mutesi imbabazi, ariko warekuye amajwi ntiwavuga ngo ni Pastor Mutesi cyangwa se ndaraho wabivuze ntibuka neza, uravuga ngo abanyarwanda nibiyumvire ibyo bintu ibyo ari byo, sibyo? Nyuma tugaragariza yuko ngo wanashatse guhigwa. Pastor Mutesi baramuhamagara kuri live imwe gutya kwa ba Godfather, aravuga ati icyashoboka cyose nagikora. Ezekiel wiswe inyangarwanda, none urimo uravuga ko ushaka gusaba Pastor Mutesi imbabazi. Ahantu ibi bintu ni ibiki murimo kudukina? Uyu mukino ni mukino nyabaki? Uvuga ngo urashaka gusaba Pastor Mutesi imbabazi mu kiganiro, ari nako yabyemeje tariki 27 z'ukwa karindwi uno mwaka, akavuga ati baje kunsaba imbabazi nazibaha kuko ari abanyarwanda. Aka kantu nagakimwakinyemo hagatangaha. Ezekiel wowe icyizere cyose nakugiriraga cyarayoyotse, usibye ko icyizere cyane nacyo cyari kuzagufasha, ariko ndakeka ko wenda hari n'abandi banyarwanda benshi bakutereye icyizere guhera umunsi wavuga guti ngemba naje kubaha amahema ariko nkora umurimo w'Imana, ndi umukozi w'Imana. Rimwe na rimwe ukanabivamo ukavuga uti sindi umukozi w'Imana ahubwo ndi umwana w'Imana. Ezekiel, mbwira nk'umwana w'Imana, ndashaka kuza ugakora ikiganiro ukansubiza. Mbwira nk'umwana w'Imana wazanye ari amajwi ukavuga ko hari n'amashusho ariko amashusho yo utayarekuye. Wazanye ari amajwi ukorera skandale yari imeze kuriya, ugaragaza ko wanashimuswe, ugaragaza ko washyiriweho n'ibiguzi, ugaragaza ko Dr. ibiki ni iki mu by'ukuri mwari mugamije? Umugambi wanyu twawuvumbuye, umugambi mwari mufite twawuvumbuye. Umva uko nakomeza avuga. Nabanza kumubwira mbere y'ibindi byose. Icya kabiri ni ukumwifuriza ibyiza, kuko iyo usabye umuntu imbabazi uba unamwifuriza ibyiza. Icya mbere ni ubwiyunge, icya kabiri ni ukumwifuriza ibyiza. Hano honyine waramwandikiye, waramuhamagaye umusaba imbabazi? Ntabwo ngiwe ndamwandikira ngo nanamuhamagare musaba imbabazi, ariko buriya iyo umuntu amaze kubona message yawe kuko nahisemo kwicisha ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo umuntu wakoshereje icya mbere ntabwo uba ugomba guhita uvuduka wirukanka. Icya mbere ni ukubanza na Mutesi ko ngi nguhuje ngaho nyumvira ngo umuntu ngo wakoshereje. Ezekiel, wakoshereje Mutesi uzana ari amajwi, nibyo koko? Cyangwa ahubwo Mutesi yari yaguhaye ati jugunya gashira mu ishyamba hashyi? Iriya chat mwagiranye mbere yuko ujya Bugande ni chat nyabaki? None ahantu ubonera yuko uyu mugore ari kasha akaba ari kabutindi. Ezekiel amaze kugenda azunguruka mu tuzu tw'ibyatsi ahantu agenda agaragaza yuko ngo ajya gushaka Rugano, ngo yajya gufata agafata havuye akajya gufata havuye. Mutesi yahise yigamba ko baganira, ko ari wamubujije kugaragaza aho ari, ndetse yuko ari muri gahunda yo kwihisha umugore we n'abana n'ibiki. Mute bavuga yuko Rugano yagiye Bugande ari wowe umujyanyeyo akajya kumutanga mu Barangi. Bakongera bakavuga yuko amaze kujya mu Barangi wakiriye umugabo wo mu Bwongereza mu nzu mwabanagamo na Rugano. Ibyo byose ukabyihorera. Bakongera bakavuga yuko umaze kwakira uwo mugabo wo mu Bwongereza byarangiye murimo kwakira n'amasake. Abanyamakuru cyangwa se abandi barutwitse no muri zino mbuga bakuzanira isake mu rugo, aribwo bavugaga ngo ntabwo umugore yakira isake. Iyo sake yakoreshejwe iki ntabwo twakimenye, ngo mwarayiriye cyangwa se mufite ibyo mwakoze. Abantu bose bakomeza kugenda bibaza iriya sake yari ya Rubanza ki, iriya sake yaje kuvamo yuko wa mugabo wo mu Bwongereza wakodesheje inzu kadastre mu Miduha avuyemo, undi noneho ugiye kumuzamura amuzamura mu ntera mushyira mu kageretse i Rusororo. Mute nyuma y'ibyavuzwe byose by'uburyo ya mugabo yapfuye, ari nabyo ubwawe waje kwigamba ku Isimbi TV, kuko waravuze ngo mwari muri business.
mwari muri business ubu byose baraje bongere babikugarurire bagenda babikugarurira hari ibisubizo utashubije hari ibibazo utashubije hari ibibazo utashubije by'ukuntu hari niba ari Margaret niba ari inde hari umubishop cyangwa umuprofete cyangwa numuki umuapotre wo muri Kenya waje kukubwira ngo uzasenge ngo umugabo wawe ngo ntazagwe muri iyo nzu wongeye bigarukaho vubanga wongeye bigarukaho uravuga ngo warabibonaga ngo ndetse ngo ubwira abana ngo ubukwe ngo nibabusengere ngo urabona buri mu rupfu ngo ubukwe ngo nibabusengere ngo buri mu rupfu utuntu nk'utwo ngutwo none Ezekiel ndajya nkubaze urasaba Pastor Mutesi imbabazi ziki kutigeze ugeraho ngo hejuru ya ya majwi uzane n'amashusho wazanye amajwi ntiwazana amashusho urangije kwanga kuzana amashusho uraza uranteguza urambwira ngo ugiye kumena noneho ngo twitegure gusesengura ngo bacacanuzi ngo niyo ngo abasesenguzi ngo mucacambuwe ngo muhe hafi ngo jihad ngo namugwiza ngo nande urabavuga urasaba imbabazi Pastor Mutesi kugira ngo ubyoze kandi waravuye hano n'ubundi umaze kumusaba izindi imbabazi ugasohora ari amajwi akaza muri rubanda none urasaba imbabazi Pastor Mutesi kandi Pastor Mutesi amaze kuvuga ngo yaravuze kuri Nkunda Gospel ngo baramuzengereje hano hantu harimo ikintu muduhishe nukuvuga ngo uko wazamutse uvuga ko ugiye kureba Rugano hariya wirizaga amakangira wari ufite amakuru yose ko Rugano ahari nta n'ikibazo afite murumva mwakiniye mu bitekerezo byacu ibitekerezo byacu mwabigize ikibuga cy'umupira muteramo umupira nta nubwo ari umupira nyamupira ni karere mufite igiti muza mukajahaguza mu bwonko bwacu mukashyiramo mukajwangajwanga gutyo mukavangavanga kuko kugeza uyu munsi biravangavanze hari n'undi mupasiteri ari Pastor Paul nawe nabonye ikiganiro arimo kuvuga ngo arasaba imbabazi mwabantu mwe aba bantu ni ikizira gihagaze ahera ndabivuze ni ikizira gihagaze ahera kuko bitirirwa izina ry'Imana bakiyitirira ngo nabakozi b'Imana ariko bagakora ibikorwa by'urukozasoni kumugaragaro nta nimuwe nta n'iki na gato nta no kwikanga donc bameze nk'abafite faveur mu gukora ibibi kandi ibibi byabo bakagira n'amagambo yo kubishyigikiza ndabivuga gute Ezekiel wowe Ezekiel warekuye ariya magambo warekuye ari amajwi twumvise ariko amajwi tukumva harazamo umugore umwe unabyiyemerera hakazamo n'undi uyu munsi dufata nkaho ari inzirakarengane kuko nta nubwo yigeze abona umwanya wo kuza kurogotwa nk'ukuntu muza kuturogotwaho waricecekeye yaratuje kuko yabaye nk'ukubiswe n'inkuba nukuvuga ngo mwamwubitseho urusyo uriya mubyeyi kigaragara mwamwubitseho urusyo ariko biraza gusobanuka dore uyu nguyu ukuntu avuga ngo aje gusaba imbabazi uje gusaba imbabazi batarakurikiraga YouTube bagavuga bati nk'umuntu w'umukozi w'Imana kugira ngo mugaragare mu bintu nk'ibi ngibi murimo gushimutwa murimo kugambanirwa ntabwo byaba ari byiza ko cyane kubifatanya n'umurimo w'Imana bidakunda kandi kuko nanjye nza kuza kubikurura mpamanya n'umwuka w'Imana numva atari byo nkajya gushyira abantu hanze cyane ko baba bafite amazina nk'ayo dufite ntabwo ari byiza. Imana imbabarire kandi nabo bambabarire aho bari nsabye imbabazi rwose. Niba numvise neza bisobanuye ko usabye imbabazi Pastor Mutesi. Musabye imbabazi uretse na Pastor Mutesi, Mama Sharirene n'undi wese naba naragize narakomerekeje muri icyo gihe ambabarire. Ndumvira ubugoryi nk'ubu none se ubu ngubu ibihomba byose byaba byaratewe n'ari amajwi muraza ko kandi nuko babeshe ngo mwabonye ngo igitambo cy'incungu kugira ngo mujye mukora ibyo mwishakiye sibyo
mwabonye igitambo cy'incungu ngo kugira ngo mujye mukora ibyo mwishakiye ngo amaraso ya Yesu ngo arabatwikiriye ngo niyo imperuka yavuga ngo niyo impanda yavuga ngo murimo gusambana ngo mwazamuka. Izi si ingaruka za nyigisho z'ubuntu. Gutu uza kuvuga ngo ni umuntu wese ngo byagizeho ingaruka ngo nsabye imbabazi. Reka mbabwire, igihemu kirashira, inzara irashaka, igihemu ntago gishira. Ntago mu Kinyarwanda ari uko nguko bimeze. Abanyarwanda ntago bigize babaho ubuzima. Iri dini ryisha abantu mu mutwe. Ubusa reka nkubaze ku makuru ahari agenda avugwa, ariko tutaremererwa nyiri ubwite, ariko nyine ahari kandi tutabura kuvuga nk'abantu bibereye ku mbuga nkoranyambaga. Bivugwa ko Mama Sharene yari afite ubukwe kandi ko mwabwishe. Ubu si ikigaragaza yuko ari amajwi ari Pastor Mutesi ubwe wayakoze. Nubwo aza kuvuga ngo polisi niyo yamusobanuriye yuko ngo polisi ngo yaramubwiye yuko ngo kuba abantu ngo bazizijwe rye ngo bashobora kurikoresha ngo bagakora ngo amajwi ngo bakagira gute. Bamara kuyakora se ayo mashuka, nubwo bivugwa nyine ngiye ntanabibonye, bamara kuyakora bagashyira no ku mashuka yawe se ukongera ukanagaragaza wayifotorejeho. Mwadufashe nk'ibigoryi, ariko ntabwo bizakomeza gutyo. Ibi bintu byose mwiha byo kwirirwa mwigize ngo mumva yuko ngo mumva ko mufite ubuzare ngo muri abakozi b'Imana ngo Imana ishobora byose ngo muhagaze mu maraso ya Yesu. Ahubwo reka mbabwire ne kandi kabanga mutari muzi, kiriya kintu cyitwa ngo barukaraba nkaba. Kuvuga ngo abishe Yesu ni nabo bagobyoye, bagaragaza yuko ngo utazemera igitambo cy'incungu utaziyuhagira mu maraso. Ariko ubundi iyo murimo kuvuga ngo mwiyuhagira mu maraso, mujya mufata basi iyo scenario mukayireba. Mujya mufata scenario mukayireba. Ubu muraje muvuge ngo ndi antikristo. Nta kibazo, niba ndi antikristo w'ikinyoma, nzaba antikristo w'ikinyoma. Ubundi mujya mufata mugakurura iyo shusho, mugakurura icyo bita kuba rukaraba nkaba icyo ari cyo. Ubusa nimugaragaye mwoga amaraso, mwebwe koga amaraso. Kandi ubu nukuvuga ngo ubundi ibyiza ushaka umuntu, ubundi iyo ushaka kwica umuntu neza ntibizanagaragare n'ibimenyetso. Umuhoboroza akiroga, cyangwa ukamuha inkota akibaga, cyangwa ukamuha imbunda akirasa. Iyo murimo kuvuga ko mwoga mu maraso ya Yesu, muba murimo kwiroga. Ntabwo mubizi, ntabwo mubizi, ntabwo muzi icyahagurukije Martin Luther King mu cya 500 agahita atangira kuvuga ngo hajeho ubukristo, hajeho protestantism. Ntabwo muzi noneho kuvuga ngo Roma yahise irakaba icyari ubutumwa bwiza Chemin Christique, irayifunga kugira ngo ikuremo ibyari kubafasha byose, ibite yahuze ibyita apokrife. Ubundi mwebwe musigare mukurikiye ikintu kitariho, ikintu kitariho. Ndashimira umuvandimwe wamfashije watubajije ikibazo cy'ibijyanye ngo na Kibogo, Ruganzu, Kristo cyangwa Yezu, ngo ko Yezu yasimbuye Ruganzu. Nkaba nakoze ubushakashatsi ninjoro, ibintu nabonye birakanyagwa, ibintu nabonye usibye ko none nsanzwe mbiziho, ariko nyine buriya mumfasha kongera gusoma. Ntabwo iki kintu cyitwa gukaraba amaraso Yesu muzagicika, ntibibaho. Kuko abishe Yesu ntago ari urukundo bari bamufitiye. Guhita bawuhimbiraho ikinyoma cyuko ngo cyari igitambo cy'incungu, none mukaba murimo kwishinyikiriza igitambo cy'incungu mugakorerana amabara. Abanyarwanda batigeze bagirirana amabara kuri urwo rwego. Mufite ibibazo, mufite ibibazo. We Pastor Paul uraza ukavuga ngo bakuba barirenga abo byagezeho ingaruka. Ahubwo se ibintu urimo kwivangamo hakobora wabona ubizi. Ese ko wumva ngo mwese muri abakozi b'Imana kimwe, ngo ko yemera no kubaha imbabazi ngo ko ari abanyarwanda nkayo ngo bakaba bari n'abakozi b'Imana kimwe. Abakozi b'Imana kimwe takora Imana mukorera. Iyo niba yari asinkayimenya, iyo ntabwo ari Imana mukorera, ni ikindi kintu babaremeye barakibazanira ngo mujye mushwatagurana, musenyane, mukorerane ibibi byose bishoboka, nimurangiza muze kutubwira yuko muje ngo mukorere Imana. Wa mugabo wiyise Dr. ntago nibuka neza izina rye, yaraje aravuga ngo urugo rwa Mutesi rugomba kuba rwasenyutse bitarenze ukwezi kwa 8, bitarenze ukwezi kwa 8.
ukwezi kwa munani kurimo gusoza cyangwa kwa cyenda kuri gutangira ntago nibuka neza kira kiganiro yakoze isa itariki yagikoreyeho yagikoreye aho yari yarigeze gutura mbere yo gushakana na Murindwa. Iriya nayo nindi geste, iriya nayo nindi siri yabaciriye, ariya nayo nandi marenga yaberetse. Ese ajya kwitereka noneho mu rugo rwe noneho sasa. Bivuze iki? Bivuze ko nkuko avuga ngo ziriya ngo zarasenyutse ngo n'urundi rwasenyuka. Harimo umugambi ukomeye cyane yashakaga wo kugira ngo asezerane n'umuntu atazabana nawe n'umwaka. Rubaye ruhari twabibona, ariko gahunda bari gahunda uriya mu doctor yaravuze ngo bari kubaka amazu abiri ngo kugira ngo bazabone uko ngo ayo mazu namara kuzura ngo bazatandukana umwe afata imwe ndafata indi. Ayo makuru yose abayavuye he mute kuvuga ngo barakuvuga? Ayo makuru yose abayavuye he kuvuga ngo barakubaga ngo ariko ngo ntago nyiri wa mugore mwakanze ngwino ku mbuga nkoranyambaga, ariko uhazanye iki? Nicyo kibazo, uhazanye iki? Uhazanye iki kijyanye n'izina ryawe kuvuga kuri pasiteri? Kuko ubwo nanjye wambaza uti ngo wese uhazana iki? Nanjye ntacyo mpazana kuvuga ngo tugomba gusesengura ibintu mwahereye kera muyoboza imitima y'abanyarwanda mukabahobagiza kumbe mufite imbaraga mbi murimo gukorera abantu bakabishinga bakabizera bakabaha n'ibyabo. Amakuru yawe noneho arimo aragenda azana no gake gake. Abo wagiye waka amafaranga bamara kuyashyikira ukababloka kucyura umugome. Umuntu wabimbwiye musabye imbabazi, nta nubwo nibuka kwanza uwo ari we. Kwanza nubwo nanabigwe n'umuntu umwe nabibwiwe n'abantu benshi. Wumva ubwo bugome. Wakiriye amafaranga y'umuntu kandi waruya musabye aguhaye 100 yaruhiye nijoro arara. Ni nawe uriya mukobwa wundi nawe yarabikoze uyu mube muri filime ntibuka izina herutse no guca hano. Umukobwa muri filime nawe nabonye wagarutse ku isimba arimo kurira. We Emiki nawe ngo yarabikoze, hari umuntu yabikoze. Umuntu akaguha $30 ze umubwiye kurwaye, yamara kuziguha yakongera kugwamagara kubaza ati se worohewe, ukanga kumwitaba ukanamubloka. Ibaze $30 se barayatoragura, ashaka gase kwa guhangaye. Bafite ubugome bano bantu bo muri showbiz. Muzabona gutya ukabona buri gihe ahora ashaka kumvikanisha yuko showbiz yayifasha amatwi cyangwa se ko hari ibyo yayikwemo by'umurengera. Ntabwo babibona ku kantu koroshye, ntabwo babibona ku kwitaba buri telefone ije wenda atanayizi, witaba ukitabana n'abagutubura cyangwa ukitaba n'abakubwira ubwawe ukitesha iki agaciro kandi wari ufite agaciro. Erega kenshi burange simbifata yuko aya makuru tuba tugenda duhabwa, ntabwo mbifata yuko abadafitanye isano n'ukuri kuko abantu bazi ubuhamya bw'uwo muntu. Ahubwo umvise aya makuru tuba tugenda duhabwa ntabwo aba ari kure y'ubuhamya bw'uwo muntu. Muri make ibintu bijyanye no kwikinisha kuri kamera, ibintu bijyanye no gukora donc ibintu bijyanye no kubana n'umuntu yakure. Yes, kuko nuvuga ngo twabanaga umunsi ku wundi n'umuntu akageza ubwo yishyura 600 by'inzu, akishyura abana amashuri meza. Muri cya kiganiro yahaye isimbi yabivuzemo, ntago hano ndimo guhimba. Akishyurira abana amashuri ngo niba biga he ntago mpibuka, ariko yigeze kuhavuga. Akishyurira akakubwira ngo bubu y'ibihumbi 200 niba guhe mugore wanjye ntacyo uzamburana. Arira niko yabivugaga, cyajya yambaye cyagishura cy'umukara yitandiye nk'abayisilamukazi. Yarabivuze aravuga ngo Rusagara ngo yaramubwiraga ngo genda uje ngo yavuganaga n'abacuruzi bo mu mujyi wakababwira ngo umwenda mwiza uhari wa mbere mu mifoto yawe ndashaka kuwambika umugore wanjye.
ntabwo rero aba ari umugore wo kuvuga ngo muraziranye gusa atuye mu Bwongereza atuye muri Amerika atuye muri Canada ari mu Faransa ari mu Bubiligi muri aho ngaho gusa muraziranye nk'abantu bazashakana ahubwo muba muri abantu babana umunsi ku wundi kugeza ubwo yaje kwigamba aravuga ngo mu gitondo ngo yabyukaga ngo agasasa bari kumwe urumva ako kazi wa muntu wanga kuganira n'umuntu wamuhaye $100 yaha umwanya umuntu bimeze gutyo nukuvuga ngo yari yaramaze no gutanga inkwano ngo ni za miliyoni zingahe hanyuma Ezekiel urimo gusaba imbabazi ikino kiganiro yagikoze ryari hashize umunsi umwe agikoze kiriya Mutesi yakoze kimaze iminsi ngahe gishobora kuba kimaze iminsi 2 bivuze ngo yasabye Mutesi imbabazi ariko ku munsi ukurikiye ariteretse aravuga ngo amakuru duhabwa abafitanye isano n'ubundi n'ubuhamya bw'uwo muntu ikigarasha niba YouTube itugejeje ku rwego dutesha agaciro bagenzi bacu b'abanyarwanda harya ubwo aho tutari kurema tutashiduka turi kurema amacakubiri mu banyarwanda ni hihe kaho nyumvira kandi abantu bazirasa mu kirenge wowe ubwawe uracyafite iyo nzika yuko bakwise ikigarasha sibyo cyangwa ko hari mugenzi wawe wiswe ikigarasha nawe ubwawe wiswe inyangarwanda uragarutse uti nsabye imbabazi si ukubera ko aho ngaho hagati aho ngaho harimo umugambi wo kwihorera kwa kwisi Nyagasozi vugisha ukuri Ezekiel vugisha ukuri kubera ko hano nuvuga uti amafaranga ya YouTube aratuma banyita ikigarasha ntabwo ari amafaranga ya YouTube yatumye witwa ikigarasha wiswe ikigarasha witwa inyanga nta ariko nsinzi naro wakwise ikigarasha bakwise inyangarwanda mu rwego rw'agatwiko nk'uko uriya munyamakuru yabibazaga Mutesi mu kanya noneho wowe uravuga uti ahubwo banyise ikigarasha aba ari ibintu twebwe ugafata uwo muntu ukamwita ikigarasha niba YouTube itugejeje ku rwego wowe Ezekiel chunga sana kuko abanyarwanda mubwira ntago ari abanyarwanda bari bagifite mu mitwe yabo yuko muri abakozi b'Imana bakanabaha amafaranga bavuga ngo barimo barayaha Imana kumbe barimo kugaburira imibereho yanyu myiza no kwitwungahaza kimbabaza nuko Ezekiel wowe nta nubwo mu babikungahariyemo we nta nubwo urimo nk'uboshya waruriki ngo nguraje ngusaba imbabazi mu kandi kanya ngo banyise ngo ikigarasha ngo barabikwise nyine Pastor Claude nawe nago nagenda ntamuvuzeho uretse wumva ukuntu yabizanye dusoreze kuraka sabedura bwa mbere twahujwe n'ubucuruzi umusingi wo kumenyana kwanjye na Sabe mu bucuruzi icyo umucere rwose mucyakire n'imitima yanyu ku Isimbi TV ni ahantu nakoreye ibiganiro byinshi inyungu ya mbere bwari ugucuruza inyungu ya kabiri kwari ugufata ibiri muri cye nkabimurika nkabyereka isi iri ngiri uzagaragurikana naryo umva ko wigenje cyakora bino bibaraga mukorera kubera ko ubundi ni ukuvuga ngo iyo utakiri mu kubikorera neza nk'uko byakagombye bishirwa bikuranduye iriya cano yakuremye kuko nuriye uri muri Amerika niba ari muri Amerika niba ari muri Canada watumye mugenzi we ngo akuzanire ibahasha sibyo watumye umuvandimwe ngo akuzanire ibahasha burya nawe akaramurya kuko bwa mbere na mbere ujya kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bigambye ko aribo bakuzanye kuyitwa Iyobokamana TV ko ni ibintu bimeze nk'ari ibiryango kwa kundi nyine abantu baba bari mu bitana ba bene data ariko ugasanga bafitanye n'amasano yo mu mubiri asanzwe ntago njya nyamenya cyane ariko numva ko ashaka kuba hari abavindimwe ari nka 2 cyangwa 3 barimo Nepo barimo Kamana barimo n'uwitwa irindi zina nawe ni Kwizera
hakaza noneho witwa urugendo witwa Iyobokamana TV. Iyobokamana TV mu minsi ishize wanarwaye akaremba akavuga ko yarogewe mu bukwe bwa muri mu munsi mukuru wo kwifuriza isabukuru ibintu nk'ibyo ngibyo. Donc hagati yabo kuntu baba bameze muri ino minsi ishize hakaba hari ubukwe bw'umunyamakuru bwatashye. Muri ubwo bukwe haganirirwamo ibintu byinshi cyane wowe udashobora no gupfa kumenya. None uraje uriteretse utangiye kuvuga ngo bakwisha uhagaze na none ni nk'ari ko wavuze kuko wavuze ngo Pastor Claude aho kugira ngo afate ifoto yawe ayilinkinge w'igitsina ashyira agafreshe ajya ashyiraho umugore we. Reka wumve ukuntu yagushubije ntago nawe rega ajya nywera abiri. Ntago ajya nywera abiri ahubwo reka nze ndebe. Sinzi ukuntu icane asigaye yarayigize ku buryo udashobora gukuramo ijwi ariko ndarikiniramo hano. Ndashima ko yaje kuri kamera akavuga ko yari umucuruzi na Sabe wa Isimbi TV bacuruzaga. Mu buhe buryo? Kandi mu iduka rigurwamo n'abantu bose. Mu buhe buryo? Urumva? Iduka rigurwamo n'abantu bose. Iduka rya Mutesi niri. Iduka rya Mutesi niri. Ni Isimbi TV. Abakiriya bagura iki? Abakiriya n'aba diaspora. Bagura iki? Baguraga amagambo ya Mutesi. Kwikomereza. Bakiri kumbwira ngo washimye ko yemeye ko we na Sabe ngo ari abacuruzi. Ubivuga ushingiye kuki? Yavuze ko icyambere yavuze ko yakoze ikiganiro avuga ko abantu bamubaza urwango rwe na Sabe rwatewe n'iki. Yego. Ariko kandi ntabwo yimbitse. Yewe ntabwo ndi mutsinde ngo ngire gute ngo sinshaka kugira ngo muvugire mu migani. Yego. Ntabwo bishoboka. Kuko je ni kenshi nababwiye ngo Mutesi na Sabe bari mu bucuruzi kuba wamwumbarije ngo ibyo zira sinshaka kuryumva. Kubera icyo atashaka kuryumva. Nyine ubwo iryo zina ryamukoreye ibibi. Yaravuze ese ko yasabye imbabazi abandi nge ko ataraza kuzinsaba. Amajwi yahaye kamarade ko ataraza kuyisabira imbabazi. Twebwe tuba twakurikiye. Gusa amasaha 2:18 n'amasegonda 38 ntabwo nasoje. Je nagarukiye mu minota 56. Indura za kwireba nyuma. Ubu ngiye gukora amaseri. Kiganiro gicamo amaseri ugiye gusubiza ibiganiro bitatu. Abaza kudutuka ngo twavuze ngo kuri Pastor Mutesi ngo mutavuze ni mwarya tutamuvuze ni twarya. Okay, we aza kuvuga iki noneho gituma atanga urwaho rumeze kuriya. Agatanga urwaho rumeze kuriya kandi bivugwa yuko atagicana waka na cano yamwakije. Cano yamwakije ni zingahe? Iya mbere ni iyi ngiyi yitwa Urugendo TV ari nayo yaje kumukoresha ikiganiro cy'amasaha 2:18, sibyo? Hanyuma yamara kumukoresha ikiganiro cy'amasaha 2:18 ikaba igiye kwa Pastor Claude ngo amusubize. Bagumye bagucanireho umuriro kandi ubemerere bagucanireho umuriro. Bawugucanireho kandi barawucana mu burenganzira bwabo. Umaze kuvuga uti ukivuga uwo muntu uhita uhaguruka ahangaha ugende. Mukanya uti yakoraga ikiganiro agashyiraho ifoto y'igitsina agashyiraho flash njye ariko ntagaragaze igitsina cy'umugore we cyangwa icy'umwana we. Wowe rero hari ahantu wica ibintu mute, hari ahantu wica ibintu kandi abantu ntabwo bagukeneye muri bene ibyo ngibyo. Niba uvuga ko abanyarwanda bumva inkuru ziguturukaho bakarira bakababara, abo banyarwanda bumva inkuru ziguturukaho bakarira ntabwo ari abanyarwanda bakumvise utukana, ntabwo ari abanyarwanda bakumvise wikinisha, ntabwo ari abanyarwanda bakumvise wandagaza umubyeyi mugenzi wawe, ni abanyarwanda bakumvise uvuga ngo ntukisobanure wisobanure urisobanya. Wakoze bene izo content ko wabona abantu bawe, sibyo? Kandi kubyo ngibyo bifite mu buhanga wazikoze. Hanyuma ikinyereka rero yuko burya igihe amajwi yasohokaga mwari mugambiriye ikibi, mwari mugambiriye kurimbura,
nuko mu by'ukuri kugezana n'uyu munsi ukirimo kuza kubigaragurikaho wumvikanisha ko ngo ari AI yabikoze. Mama Charlene ko yicecekeye, we wacecetse. Mama Charlene ko nawe ijwi rye ryumvikanyemo ko yicecekeye, akabirenzaho uruho rw'amazi agakomeza akaza gutanga inama nk'uko bisanzwe, agahabwa n'ijambo. Wowe wakwicecekeye ukubaka ibyawe. Channel yawe warayigurishije, yari ifite 60,000, utangiza kandi gafiteho 8,000. Ako gacano kawe k'8,000 ko ari kabasumba gutira, kuki utiterekaho ngo uvuga amagambo y'ubwenge, nubwo hari abakunenze ngo wara downloadingaga ngo ugahindura mu Kinyarwanda, byose si ubuhanga, hakabaro kore mana nje bafite ubugome. Pastor Mute, njewe ndakwifuriza kuba kumbuga nkoranyambaga ukazihahiramo kimwe n'abandi nkuko nabo bazihahiramo. Kandi njewe ndi kubona abantu bameze nk'abashaka kuguca ku mbuga nkoranyambaga, bafata nk'abantu badashaka kumva ko n'abagore nabo batera imbere. Niko nje mbafata. Ufite uburenganzira bwo kuza kuvuga ijana kurindi. Ariko rero nuzajya uvuga wirasa mu kirenge, uzajya uba ugaragaje neza yuko uwo muntu nimo kuvuga ngo arimo aragusaba imbabazi, waravuze ngo yavuye hano yagusabye imbabazi, ngo nagarutse kuzigusaba, mwari muri mu mugambo umwe wo gusenya ubukwe bwa Mama Charlene. Ubusubwa bukaga ko niyo bwari bari ko nta makuru mfite, nimugira ibyago mukabona burabaye, muzajya hera. Kandi ko ijwi ryawe urimo kwikunguta nishuka ko bihari, ko naho byagiye. Urumva bitakivugwa rero ukagira ngo byaracecetse, ukaza kwitereka ku Rugendo TV ugatangira kuvuga, ukavuga amasaha 2 n'iminota 18, ukavuga n'ukuntu mwacuruzaga. Sawa none ngakomeza ucuruze niba uri umuhanga, niba uri umugabo ngakomeza ucuruze, ngaho ngwino wigaragaze hagati y'ibiti byiza cyane nitaje ifureka, noneho aba diaspora bongera gusukiramo amafaranga yo gufashagira neza bayaguhe pe. Kuko twabonye no mu bukwe ngo warasaruje 5,000 by'idolari. C'est bien, kuko ntawamenya wasanga ari ukuntu agakeregeshwa k'uburange bw'ibumoso kakirimo gukora. Ariko nyine abagwaye amafaranga nawe igihe kiragera bagasobanukirwa imbaraga bayahaye izo arizo, baraza bakaturirira, bakatubwira bati urya mwaravuze twanga kubumva, baraza bakaturirira. Iyo bamaze kuyabaha mukababloka, iyo bamaze kuyabaha ntiwongere kubona akazi, iyo bamaze kuyabaha bagatangira kugenda babona ibintu bitandukanye, aho ngaho bamenya neza umwami bakoreye uwo ari we. Sawa nyine, wowe nibuza ubwenge irinde, kuko kuri zino mbuga noneho nkubwiye n'akandi gatendo gahari. Nta munyamakuru waje hano, nta nubwo muhisha nyawe avuga ukuntu bafata umunyamakuru kuri cano imwe bakamubeshya ko bamwangaje, kumba ari mu rwego rwo gusenya iyo cano. Ibyo nabyo mwumvise. Amafaranga ya YouTube nishiraniro, umunyamakuru ari ku kinyamakuru iki ngiki, ariko kuko kirimo guhitinga, kirimo kuzamuka, bagaca ruhinga nyuma bagafata umunyamakuru bakamubeshya ko bamwangaje, bakamuhana recruitment rwose. Bamara kumuha recruitment bakamujyana kuri cano, bagahita bamufungira imiryango yose. Ntugatumire uyu, akisanga ari mu kazitiro. Buri kwezi bakamuha umushahara ariko bakuraho yabo, buri kwezi bakamuha umushahara bakuraho yabo. Yandi azajya gushiramo akajya yasobanukirwa ko burya ntabwo yari yangajwe, ahubwo yari yashyizwe ku gatebe ko kugira ngo adakomeza guteza imbere mu cyeba. Noneho namwe hano nukuvuga ngo izi mbuga ukuntu zimeze, urubuga rushaka gutera imbere rubanza gusenya urundi, ariko ntabwo nzi ikintu agiye ibyo bizamara. Katubashimire site kuma mushaka. Abadashaka itiku rero tuze guhura mu kindi kiganiro ngiye gukora, noneho kijyanye n'ubuzima bwacu bw'umwuka. Hari umuvandimwe yatubajije ibijyanye n'ihuriro cyangwa itandukaniro rya Kibogo na Yesu na Ruganzu, ndaza kubigarukaho. Tugende twinjira no mu zindi nyigisho z'umwuka, ndebye no muri commentaire zanyu. Ubundi ikiganiro cy'umwuka n'ikiganiro cy'itiku bizajya bibisikana gutyo. Udashaka itiku areba iby'umwuka, ushaka iby'umwuka ushaka itiku adashaka iby'umwuka abyihorere.
nuko nkuko tugiye kujya tubigenza. Turagushimiye data wa twese udukunda, Imana ishobora byose, Yehova mubyeyi wacu utwitaho. Tugushimiye ikiganiro uburyo wakiturindiyemo ukaduherekeza, kandi tugushimiye yuko ukomeje gupfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kw'ibiriho byose. Twese turimo ushimwe kandi uhimbazwe. Urukundo rwawe, ubugira neza bwawe ndetse n'imbabazi zawe biduhora hafi, kandi bigatuma tubyuka tugushima iteka ryose. Ushimwe Nyagasani. Amen. Hotep. Shalom. Om Shanti. Namaste.